abaturage baje kuvuga ko iyi nka ngo yasambanyijwe n'umuntu, inka imaze gusambanywa n'umuntu biyiviramo gusama, ubwo isama ikoresheje intanga z'umuntu z'umugabo, noneho imaze gusama intanga z'umugabo ibyara umwana. Nongeye kuguha ikaze udukurikiranye hano kuri Maombe Empire. Iyi ni Maombe Empire nk'ibisanzwe nk'uko ubizi. Rero numushishikariza kureba iyi video yose ukayirangiza ukayisoza kugira ngo ubashe gusobanukirwa ibiri muri iyi nkuru, kuko benshi bafite ingeso yo gukanda kuri video akareba amasegonda 30 agahita avaho. Hari n'abahita badownloadinga kandi ibintu ntabwo bari byo, ntabwo umenya ibyo ari byo rwose, kuko na YouTube ubutaha ntiyongera kuguhereza iyi nkuru, ntabwo yongera kuyiguhereza kuyikwereka, kuko ibivuga ko ubutabyitayeho. Uyu munsi rero nkuzaniye inkuru y'inka yabyaye umuntu. Inkuru y'inka yabyaye umuntu rwose ngira ngo ntiwabimenye cyangwa se ntiwanabibonye, ariko iyi ni inkuru yamamaye cyane, yamamara hose, aho inka yabyaye umuntu. Niba utarayikurikiranye cyangwa se niba utarabimenye, ndagira ngo nanjye mbikugezeho nkubwire uko byagenze. Ni inkuru y'inka yabyaye umuntu, inka yo mu ntara y'Iburasirazuba mu murenge mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Ngarama mu kagari ka Karambi. Aha niho inka yabyaye umuntu, bikaba nk'igitangaza. Uko byagenze rero nuko nguko. Kugira ngo umenye uko byagenze, komeza udukurikirane cyane tuze tuguha amakuru yose arambuye, wowe ntuve hano. Urakoze cyane kudukurikira, gukomeza gutegereza ukihangana kugira ngo umenye iby'iyi nkuru. Ikintu cyabaye rero hariya mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Ngarama, hari mu kagari ka Karambi. Hano ngo inka y'umuturage yabyaye inyana ifite isura n'umutwe bimeze nk'iby'umuntu, ku buryo ngo abaturage baje kubibona ngo bakabona nyine ni umuntu nyamuntu cyangwa se n'uruhinja, bikaza kubatera ubwoba cyane, bakagira ubwoba. Iyi ni inkuru rwose ya nyayo, ntabwo ari bihuha. Niba bifata nk'ibihuha usacinge ku binyamakuru, niba ukoresha imashini cyangwa telefone baze Google nayo irabikubwira. Inka amaze kubyara umuntu cyangwa se amaze kubyara inyana, kubera nuko abaturage baramaze gutungurwa, bahise bagira ubwoba bwinshi cyane, baravuga bati uyu ni umuzimu cyangwa se akaba ari umuvumo waje mu muryango wabo. Ngo nyiri inka yahise agira igihunga n'ubwoba cyane, ngahita yibaga vuba nabwangu akureho uwo mwaku. Inka yaje guhita yibaga kugira ngo ikize uwo mwaku mu muryango. Noneho byaje gukurikiraho nyuma yuko amaze kubaga iyo nka, inyama z'iyo nka zahawe abaturage, bamwe barazirya, ariko kubera ko ibyo bintu byakozwe mu ibanga n'ubwoba bwinshi cyane, bari bafite ubwoba nyine, babikora mu ibanga. Baravuga bati ibi bintu uyu ni umuzimu waduteye, ni umuzimu waje mu muryango, ntabwo bibaho ko inka yabyara umuntu cyangwa se inyana isa n'umuntu. Ahise abaga iyo nka, nyine inka amaze kuyibaga ahita ayihereza nyine abantu barayirya mu ibanga. Inzego z'umutekano zita muri yombi cyangwa se zifunga babikoze bose, abazi iyo nka n'abayiriye, kubera ko kubaga itungo rirwaye cyangwa rifite ikibazo ritarapimwa n'abaganga b'amatungo biba bitemewe. Naho niba ufite itungo rirwaye ukaba ushaka kuribaga mu ibanga, veterineri ataraza ngo aripime, nta kazi kawe bizakubaho, uzabyirengera. Bazakwambika ya mikufi ibiri bayegeranye, bazagutwara bagufunga ahantu. Mubimenye, kubaga itungo rirwaye no kurirya ntabwo byemewe. Utegereza muganga w'amatungo ubyemerewe, akaza akaripima agatanga uburenganzira. Noneho iri tungo bamaze kuribaga, bafite ubwoba ko hari abazimu babagendereye, ko ibintu bitabaho ko inka ibyara umuntu. Noneho ngo bamwe mu baturage bahise batangira gukwirakwiza amakuru kw'inka ngo yaba yararamburuwe. Murabyumva, inka yaba yararamburuwe. Abaturage baje kuvuga ko iyi nka ngo yasambanyijwe n'umuntu. Inka imaze gusambanywa n'umuntu biyiviramo gusama, ubwo isama ikoresheje intanga z'umuntu z'umugabo, noneho imaze gusama intanga z'umugabo ibyara umwana. Murimo murabyumva. Hano inka yasambanyijwe n'umuntu, imaze gusambanywa n'umuntu, isama intanga ngo
ngo asa ndavuga gusamara, ngo ihita ihaka ikoresheje intango z'umuntu ngiza kubyara umwana, ko abaturage bagendaga bavuga. Noneho umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ngarama, murabyumva, ubwo ni igitifu umurenge wa Ngarama, witwa Felicien cyangwa se yitwaga Felicien, ngo yaje guhakana aya makuru ayita ibihuha by'ibinyoma, yita ibinyoma, asobanura ko inka itabyaye umuntu, kandi ikaba bakwirakwije ibyo bihuha bashakishwaga ngo bigishwe. Ese avuga ati niba ko inka yabyara umuntu, akaba bakwirakwije ibihuha, bahise bashakishwa ngo abigishe basobanurirwe ibyo ari byo, ngo inka ntabwo ibyara umuntu. Ntabwo yabyara umuntu, ngo ntabwo bibaho rwose. Gitifu umurenge wa Ngarama yahise abibabwira. Noneho ngo abahanga mu buvuzi bw'amatungo nka Dr Ndazigaruye Gervais bigeze gusobanura ibibazo nk'ibi mu bice by'iburasirazuba, urugero nko mu karere ka Nyagatare n'akarere ka Gicumbi, bavuga ko iyo ndwara indwara y'amakore cyangwa se indwara z'amakore ziterwa cyangwa se ziba bitewe n'ihindagurika ry'uturemangingo dutonze urusoro ruri mu nda, ruremwa nabi. Ubwo murabyumva ko habayeho kuremwa k'urusoro kuremwa nabi. Ibi bigatuma ngo inyana ishobora kuvuka ifite umutwe ubyimbye cyangwa umeze nk'uw'indi nyamaswa, urugero umuntu. Cya kabiri, ifite amaguru arenga asanzwe. Hari n'indi ngo yigeze kuvuka ifite amaguru 6 cyangwa 8. Hari n'indi yavuka ifite amaguru 6 cyangwa 8, babyabereye mu nda nyine, bitewe nuko urusoro ruba rwiremye mu nda y'inka. Niko Dr Ndazigaruye Gervais yasobanuye, muganga w'amatungo yahise abisobanura, avuga ko nta gikuba cyacitse kiba ari ibikunda kubaho. Noneho hano ibi byabereye Gatsibo hariya mu murenge wa Ngarama mu kagari ka Karambi, ngo cyari ikibazo cy'inyana ngo yavukanye ubumuga bukabije, icyo bita congenital deformities. Ariko ubwoba bw'abaturage n'imbuga nkoranyambaga wabigira inkuru itandukaniro rishingiye ku binyoma. Ngira ngo rero urabyiyumviye, wowe ukomeje kudukurikirana hano kuri Mahombe Empire, ngira ngo yabyumvise iby'inkuru y'inka yabyaye umuntu hariya mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Gatsibo, umurenge wa Ngarama, mu kagari ka Karambi hariya. Ngo yagize gutya rwose yibaruka inyana imeze nk'abantu. Ni inkuru yabaye igitangaza cyane, abantu bavugaho byinshi, bacika ururondogoro. Ngira ngo urabimenye niba utaramenye kano gashya kabaye. Niba ushaka kumenya byinshi kuri iyi nkuru, wajya ku mbuga nkoranyambaga ugasacinga, ujye kuri Google ubisacinga, Google ihita ibigwereka. Ni ibintu byabayeho cyane rwose, ntabwo ari ibihuha nyine, ni ibintu byabayeho. Ngira ngo mubonye uburyo abantu bose bavuga ngo nabazimu babateye mu miryango, inka bakayirya, nabo bagahita babakoma amapingu bakabajyana hagati y'inkuta enye. Niko byagenze cyane rwose. Turabakunda cyane rero, nk'ibisanzwe nitwa Mahombe, iyi ni Mahombe Empire. Wowe komeza udukurikirane hano, kandi like, share na subscribe, ujye uwa mbere mu kudukurikirana. Bye bye, ciao. Bongo.